umva ukuri ntukiganyire. Ijambo ry'Uwiteka Imana Nyiringabo niko rivuga. Ibyanditswe byera bitwereka neza ko Imana yita kuri twe mu buzima bwacu bwa buri munsi. N'umwami wacu Yesu Kristo ubwo yari hano ku isi yigishije abigishwa be isengesho ritubwira ko dukwiriye gusaba ibihwanye n'iby'uwo munsi. Imana yitugaragariza ko n'imisatsi yo ku mitwe yacu ibaze, kandi kwiganyira kwacu ntacyo gushobora kutwungura. Niyo mpamvu igira iti ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Umva ukuri nawe. Ibyanditswe birakomeza bigira biti nimukiganyire ahubwo muyikoreze amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe nawe azarusohoza. Ni iki gituma wiganyira ngo nzarya iki, nzanywa iki, nzambara iki, nzabaho ne, kandi Uwiteka Imana yawe ifite ubuzima bwawe mu biganza byayo? Umva ukuri, iminsi yawe itarabaho n'umwe Uwiteka yarayanditse mu gitabo cyayo. Ngaho rero umva ukuri ntukiganyire.